ikiriho nuko abantu benshi bari gukomeza kugenda babigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Nta bindi bari gukomeza kugenda bagarukaho ni ibyo General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za UPDF za Uganda, akaba umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, amaze kuba atangaza avuga ko umuhungu w'imyaka 20 yamaze kwinjizwa mu gisirikari cya UPDF. Hanyuma abangaba bati ese weho urarata abana impyisi zirimo guhuma? Ese no kubera iki umwana w'imyaka 20 yakwinjizwa mu gisirikari kandi hariho abandi babuze ayo mahirwe? Ese mwaba mushaka kubaka ubwami bwa Uganda cyangwa se hari ikindi mugamije? Kugeza amagingo anga rero bitavuzweho rumwe n'abantu navuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda. Ni nyuma yuko Museveni biherutse kuba bitangazwa cyangwa se byemejwe ko ishaka NRM riri ku butegetsi rimaze imyaka hafi 40 ku butegetsi ryamugize umukandida cyangwa se azarihagararira mu matora y'umwaka utaha muri Mutarama 2026. Uyu musaza rero akaba afite imyaka 40 y'amavuko, akaba rero amaze imyaka iri hafi 40 kuko amaze imyaka 39 ku butegetsi, dore ko yagiyeho mu mwaka w'1986 ahiritse witwa Milton Obote. Hanyuma kugeza ubu ngubu rero uyu mugabo akaba amaze kuba ubukombe hano mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane muri politike. Ibi rero ntabwo abantu babyakiriye kimwe. Hariho abari kuvuga ko ibi ngibi bifite ikindi bihatse cyangwa se ari ubwirasi. Turaza kubihuza na ADF iri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ndetse na Codeco, ndetse n'abangaba ba CPR Thomas Rubanga. Murabizi neza ko bimaze iminsi biri kuvuga ko rwose ngo uyu mugabo yashinze uyu mutwe, ariko akaba ari umutwe ukorera mu kwaha kwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni cyangwa se General Muhoozi Kainerugaba. Tugiye kuba tubigarukaho mu kanya, usabwa gukomeza kubana nanjye. Namaze kuguha ikaze nkuko nari mbikubwiye, turi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Byamaze kuba bitangazwa cyangwa se byemejwe ko muri aka kanya General Muhoozi Kainerugaba akaba umugaba mukuru w'ingabo za UPDF amaze gutangaza ko umuhungu we w'imyaka 20 witwa Ruhamya Kainerugaba yinjiye mu gisirikari cya Uganda. Ibi General Muhoozi Kainerugaba yabitangaje ku rukuta rwe rwa X kuri uyu wa 21 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Ati, nishimiye ko umuhungu wanjye ansanze mu gisirikari cya Uganda. Yakomeje agira ati, nishimiye by'ikirenga kubatangariza ko mu gihe cy'imyaka 30 maze mu gisirikari cya Uganda UPDF, ndindwa n'Uwiteka Imana yanjye, ubu yongeye gukora ibitangaza, iha umuryango wa Museveni umusirikare mushya, akaba Ruhamya Kainerugaba. Yakomeje ashimira Imana ko yamurinze muri iki gihe cyose amaze mu gisirikari cya Uganda, ndetse ayisaba no kuzarinda umuhungu we muri iki gisirikari cya Uganda. Ibi ngibi yabitangaje nyuma y'uko n'ubundi ku rukuta rwe rwa X mu masaha ya mu gitondo hacaracaye indi nkuru ikomeye cyane. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba ubwo yatangaje urukundo afitiye Perezida Paul Kagame na General Major Fred Gisa Rwigema watabarutse rugikubita mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Izi zitwaga ingabo za RPA ubwo bazaga kubohora iki gihugu cy'u Rwanda, ubu ngubu bakabitwa RDF. Ati, Afande Kagame na Afande Rwigema bameze nk'abamarayika kuri nge, kubera ko bandeze bamfata nk'umuhungu wabo igihe nari nkiri muto, ndetse kugeza ubu ntacyo mfite nabaha uretse urukundo. Muhoozi Kainerugaba afatwa nk'umuntu w'ingenzi cyane
ku mubano w'u Rwanda na Uganda, kubera ko yagize uruhare mu kunga cyangwa se mu kuzahura umubano w'ibihugu byombi, nyuma y'uko hari hashize imyaka myinshi ibihugu byombi bidacana uwaka. Ibyo murabyibuka igihe imipaka yigeze kuba ifungwa ku mpande zombi, ku ruhande rwa Uganda ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda. Hanyuma ibintu bikaba byari bikomeje kuba bibi, abantu bakomeza kugenda bavuga n'amagambo atari meza, bavuga ko nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yafashije Museveni kujya ku butegetsi, hanyuma Museveni nawe afasha perezida Paul Kagame nawe kujya ku butegetsi, ariko ngo Museveni akaba yaratangiye kugenda atari kumvikana n'uyu mubyeyi perezida Paul Kagame, kugeza n'ubwo byaje gutuma rwose basubiranamo, hanyuma biba ngombwa ko imipaka ifungwa ku mpande zombi. Yewe uranabyibuka ko abanyarwanda bari hariya muri Uganda bariye igiti barafungwa, hariho n'abishwe bahoraga bari gutakamba basaba nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ko yabarenganira cyangwa se ko yabafasha rwose. Museveni akadohora, hanyuma bakongera bakagira ubuzima bwiza. Ibi ngibi rero nta kindi cyaje kuba kibishyiraho akadomo cyangwa se kibishyiraho iherezo, nuko nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yigeze kuba yitabira ubutumire bw'umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni, uyu nguyu akaba Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Iki gihe hari mu mwaka w'ibihumbi 2022. Nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo yavugaga imbwirwaruhame yashimiye Muhoozi Kainerugaba, avuga ati niweho wahuje cyangwa se wongeye gutuma u Rwanda na Uganda bibaho uko byari biri mbere. Nubwo nari nizeye ko aka gatotsi kari kajemo ari iby'igihe gitoya, ariko noneho ugaragaje uruhare rwawe. Ibi ngibi ndabishimira Imana. Nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yaravuze ati umurunga uduhuje urakomeye. Abajenerali beza ntabwo ari abatsinda intambara gusa, ni abatsindira amahoro. Ndishimye, ndagushimiye kuva warahuje ibihugu byombi. Ibi ngibi murabyibuka. Impamvu itumye ngaruka kuri ibi ngibi nuko Jenerali Muhoozi Kainerugaba ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025, ubwo yari mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3 hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu kujya kuvugurura y'amasezerano ya Operation Shuja hagati ya FARDC ndetse na UPDF, niba ubyibuka neza, yo kugarura amahoro mu ntara ya Ituri ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Bayavuguruye bemeza ko bazarasa kuri Kodeko, cyangwa se bagomba gukuraho Kodeko, bagakuraho ADF, bakongera bakarasa Wazalendo. Wazalendo abantu benshi bagiye bacanganyukirwa bavuga bati ni gute Wazalendo FARDC izayirasaho, kandi tuzi ko Wazalendo egari FARDC. Ese ibi ngibi byabishatse kuvuga iki? Bigakomeza gucanga abantu. Niba ubyibuka neza, mu minsi yashize ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi mwaka wa 2025, nyakubahwa perezida Yoweri Kaguta Museveni yaje kuba atangaza ko umupaka wa Bunagana ufunguwe, ndetse n'indi mipaka cyangwa se n'ibindi bice byose bigenzurwa n'ihuriro AFC M23 bikora kuri Uganda, izo nzira zifunguwe. Ubu ngubu ubucuruzi ni sawa. Ubu ngubu kwambukiranya imipaka hagati y'u Rwanda, Uganda na Kongo mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23 ni sawa. Ariko hari akandi kantu kigeze kuba kazamo, bavuga ko ngo Museveni nubwo bwose yafunguye iyi nzira n'uburyo bwo kugira ngo abone uko afasha CPR ya Thomas Lubanga ikorera hano muri Ituri. Iyi ngiyi yaje kuba ishingwa igamije kurengera ubwoko bw'abahema Thomas Lubanga akomokamo. Museveni akongera agashinjwa kuba afasha M23. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwarabimushinje,
ariko yabihakanye yivuye inyuma avuga ko adafasha M23. Niba ubyibuka neza mu minsi yashize, Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF, aherutse gutangaza ko ngo igihe cyose intambara izaba ifashe indi ntera, cyangwa se kwa kundi dukunze kuvuga ngo igihe cyose ikigega kizaba gisandaye, ubwo birumvikana hazabaho gukora mu mborutso. Muhoozi yatangaje ko yiteguye gutanga ubufasha ubwo ari bwo bwose, cyangwa se UPDF igomba kuzakora ibishoboka byose ikajya gutanga umusada, cyangwa se igomba kugaragaza umusanzu, igomba kugaragaza uruhare rukomeye cyane muri iyi ntambara ya Uvira. Yavuze Uvira, abantu bati uyu mugabo uvuze gutya, Museveni amaze iminsi ari gushinjwa gufasha M23 ko ngo ayiha intwaro, ayiha ibyo kurya, ayiha abasirikari, ayiha mbese ibintu byose navuga nkenerwa muri M23. None uyu mugabo nawe atangaje ibi ngibi, bikaza byongera bigwa mu byo uyu mugabo yigeze kuba avuga ngo M23 nibidashoboye gufata Kisangani hano muri za Warikare. Icyo gihe bari muri bya bihe by'amasezerano n'ibiganiro by'idoha muri Qatar ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka. Yaravuze ngo mu gihe M23 yabidashoboye gufata Kisangani nibamuha uburenganzira, cyangwa se nibaha uburenganzira UPDF, hanyuma yongera yifata mu gihe kingana n'icyumweru. Ibyo ngibyo murabyibuka. Ariko nyuma yaho uyu mugabo Joseph Kabila amaze kwinjira hano Igoma akakirwa n'ihuriro AFC M23, Muhoozi yahise atangaza ko atakiri ku ruhande rwa M23. Nyuma yaho ari naho yagiriye urwo ruzinduko rw'iminsi 3 rw'akazi hano muri Kongo, mu kuvugurura ari amasezerano ya Operation Shuja. Muhoozi rero ku itariki ya 23, aya masezerano yasinywe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 6 hagati y'umugaba mukuru w'ingabo za FARDC ni Jules Mbanze Mwilambe, Lieutenant Jules Mbanze Mwilambe, Lieutenant General, ntago ndi kumugabanyiriza grade nyaboneka, ni Lieutenant General Jules Mbanze Mwilambe, hanyuma na General Muhoozi Kainerugaba wa UPDF. Aya masezerano rero nyuma yaho amaze gusinywa, uyu Muhoozi Kainerugaba yaje kwakirwa na Perezida Felix Tshisekedi bagirana ibiganiro ku munsi wakurikiyeho. Hanyuma yaje kumarayo igihe kingana n'iminsi 3. Muri uko gusoza urwo ruzinduko rw'iminsi 3, Muhoozi yaje kubavuga ngo umuntu wese umaze iminsi ari kuvuga ngo ntabwo yemeranya na anko we, ubwo yavugaga nyakwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, kuko avuga ko ari abacwezi cyangwa se avuga ko ari bamwe. Yaravuze ngo umuntu uri kuvuga ko batemeranya, cyangwa se ngo yagiye hano muri Kongo agiye kumugambanira, cyangwa se ngo yagiye muri Kongo gushaka sinzi ibindi bintu byinshi bagiye bavuga ku mbuga nkoranyambaga, ati uwo muntu ndaje mpangane nawe. Uwo muntu uri kuvuga ayo magambo ari kwirahuriraho amakara, aho yaba ari hose nzamusangayo, aranshakaho kwa munani. Uyu mugabo yarabitangaje icyo gihe ari ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 6 umwaka wa 2025, ubwo yari hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uko kuvugura ayo masezerano ya Operation Shuja. Ubu ngubu rero uko biri gukomeza kugenda bigarukwaho, byamaze kuba byemezwa ko uyu muhungu we w'imyaka 20 aracyari mutoya rwose. Nabonaga hari ahantu ari kumwe na sekuru, ubwo ni General Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda, bari kumwe bari mu ifamu baragiye. Urumva mwana w'imyaka 20 mwana w'imyaka 20 yamwinjije rero mu gisirikare. Ariko ikiriho cyo wenda icyo gihe ni amafoto ya kera y'ubwana, ariko ikigaragara cyo ku ifoto bashizeho ubu ngubu nk'uko uri kubibona aho ngaho, ni umwana rwose ukuze. Ubu ngubu rero nta nubwo akiri n'umwana, turamwita umusore. Ni umusore kuko afite ibigango cyangwa se afite igituza. Urabona ko ari umwana wanyoye amata, urabona ko ari umwana wakuze neza ufite igikuriro w'umusore, ari umwana ufite amaraso akiri mashyashya ku buryo yakorera igihugu akagira hakivana naho akerekeza. Hanyuma rero uyu nguyu rero kuba yinjijwe mu gisirikari cya Uganda cya UPDF, mwabyumvise uko nabivuze. General Muhoozi Kainerugaba yashimye Imana
igihe cyose yamurinze hano mu gisirikare cya Uganda, nta nubwo avuga ko wenda ari abasirikari bagiye bamurinda, wavuga Imana, ariko ni nabyo kuko buriya Imana niyo igena byose. Ati rero none rero wa Mana we, nkuragije n'umwana wanjye nawe uzamurinde. Ariko noneho hari abantu ku mbuga nkoranyambaga bagiye bavuga amagambo avuga bati wowe urarata abana impyisi zirimo guhuma, cyangwa se urarata abana abandi barababaye, bari mu mashamba bameze nabi, ubuzima reka sinakubwira. Umuntu aba ari kuvuga ngo ese ngo ndaramuka cyangwa se sindi buramuke kubera iki? Kubera nyiri iryo sasu cyangwa se kubera ubwo buzima bw'ishamba. Noneho uri kurata ngo uko ufite ngo umwana ngo winjije mu gisirikare w'imyaka 20. Bati turaje tukwereke. Bati ubwo bwami bwa Uganda muri gushaka kubaka, turaje tukwereke. Uganda Kingdom. Ati ubwo bwami bwa Uganda muri gushaka kubaka, turaje tukwereke. Ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo ni amafoto cyangwa se wenda n'ibitekerezo biri kugenda bicicikana, abantu bavuga bati ntabwo yagakwiye kuba yari yatangaje ko uwo muhungu we yinjiye mu gisirikare. Wenda twari kuzabona ibitendo bye, hanyuma tukazamenya ko ari umuhungu wa General Muhoozi Kainerugaba, akaba umwuzukuru wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ariko ntabwo yagakwiye kuba bitangaza ashimagiza cyangwa se avuga ngo umuhungu we ngo w'imyaka 20 ngo iki ngo yinjiye ngo mu gisirikare. Abantu rero nyine we ari fiyeri yo kuba yatangaje ibyo ngibyo. Hariho ababyakiriye neza bari mu murongo umwe nawe, ariko abatari mu murongo umwe nawe nibo ndi kugarukaho saa zingizi, cyangwa se abarwanya ubutegetsi bwa Uganda cyangwa se abarwanya ubutegetsi bwa General Muhoozi Kainerugaba, nibo batari kumva iki kintu. Yewe isaha n'isaha abantu benshi ntabwo bari bamuzi, ariko ubu ngubu bamumenye. Wazajya no kumva bamugabyeho ibitero cyangwa se bari kumuhigisha uruhindu badashaka ko yakomeza kubaho. Ariko ibi ngibi ni bya bindi nyine abantu bakomeza kugenda bavuga kandi bakanabikora cyangwa se bakabishyira mu bikorwa, ariko bagamije wenda kuburizamo umugambi umuntu yari afite. Navuga wenda niba wari ufite nk'ubuzima bwiza mu minsi iri imbere, ubwo buzima bakaba barabukuvukije, cyangwa se wenda niba wari ufite ejo hazaza, ibyo byose bakaba babiburijemo. Ariko ikiriho cyo nuko uyu General Muhoozi Kainerugaba arimo gutegura umuhungu we nk'uko Museveni nawe yateguye uyu muhungu we General Muhoozi Kainerugaba. Bakaba rero bashaka kubaka ubwami bwa Uganda. Ibi ngibi rero byakomeje kugenda birya abantu. Isaha n'isaha ushobora kumva ngo hano muri Uganda, ariko nuko uyu musaza kibarimo nabundi isaha n'isaha wajya kumva ngo hano muri Uganda umuriro watsi, ibintu byakomeye. Hanyuma rero nk'uko twabibatangarije rero mu biganiro byacu byatambutse, ikiriho cyo nuko Codeco ikomeje kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Ni nyuma yuko ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 muri Ituri mu gace ka Dantro, Codeco yateye hanyuma yica abaturage benshi. Bivugwa ko abaturage bapfuye bagera kuri 14, abandi barakomereka, hanyuma abandi bariruka barahunga. Yewe MONUSCO iza kuba igira gutya iratabara, hanyuma abaturage babashije kuyibona bakaba barajyanye nayo bajyana ku cyicaro gikuru cyangwa se ku birindiro byayo, abariho bahungira, hanyuma ibafata neza. Niba ubyibuka neza kandi biravugwa ko mu gace ka Rurambo hafi mu birometero bigera kuri 40 werekeza za Bunia, nabwo ADF n'iyi Codeco bose bafatanyije, kuko ni bamwe ntaho tubatandukanya, ko barwanya ubutegetsi bwa Uganda. Bameze nabi, barimo kwica cyangwa se bari gutera kano gace, cyangwa se uyu mugabo Thomas Lubanga uyobora uyu mutwe wa CPR ngo ntibamushakira rimwe hano mu ntara ya Ituri, barashaka kumukuraho uko byagenda kose. Hanyuma ngo ababuje umutekano. Birumvikana niba muri ako gace harimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kandi akaba yarashizeho igisirikari kigomba kurinda abo baturage cyangwa se mu bwoko bw'abahema na Thomas Lubanga akomokamo, ari nacyo cyatumye ashinguye umutwe. Hanyuma bamaze iminsi bicwa nko hamaze kwicwa ngo ibihumbi 2 birenga by'abantu bo mu bwoko bw'abahema, bakaba barapfaga bazirike bazira ubusa. Iyo Codeco ikaza ikabivugana, ibaziza Uganda, Codeco ikaza ikica abo bana, utwana rwose tw'inzira karengana, ababyeyi, ibaziza Uganda. Iyo ADF yo murabizi ko bo rwose bigeze no gutera igisasu gikomeye cyane, igisasu cya rutura bagitera mu rusengero, abantu benshi barapfa, ngo barimo kwihimura cyangwa se n'umujinya ngo yuko ngo Museveni ngo atagakwiye kuba ayobora iki gihugu, cyangwa se imyaka yose ngo amaze ari kukiyobora ntibamushakira rimwe. Murabizi neza ko ingabo za Uganda ziri hano
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagiye kurwanya uyu mutwe wa ADF ndetse na Codeco. Hanyuma rero bikaba bimaze iminsi biri kuvugwa ko Uganda, Yoweri Museveni amaze iminsi ari guha ingabo n'ibikoresho n'ibyo kurya byose, mbese ibikenewe byose ku rugamba, amaze iminsi ari gufasha Thomas Lubanga cyangwa se CPR. Hanyuma rero akaba ariyo mpamvu ngo Codeco yariye Amavubi, ikaba iri gukora ibi byose, iri kwica abantu muri bino bice bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo turakomeza kugenda tubikurikirana tubigaruka kano ku kandi. Hanyuma rero ikindi aza kuba nkubwira nuko M23 rurambikanye za Rucuru, za Warungu, aho hose imirwanire kuba, abantu bari gupfa bashize. Niba ubyibuka neza ku munsi w'itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka wa 2025 hasinywe inyandiko y'amahame y'amasezerano azagenderwaho azakurikiraho, azasinyirwa muri White House i Washington DC cyangwa se muri Amerika. Ibi ngibi bikaba byarabereye he? I Doha muri Qatar. Nta n'amasaha 24 ashize, ubwo n'umunsi wose igitero gikomeye cyane ingabo z'abarundi zagabye, cyangwa se coalition ya FARDC ni Mayimayi, FDLR, Wazalendo n'abarundi bagabye igitero gikomeye muri Haut Plateau, Uvira, mu bice bya za Rurambo. Abanyamurenge bakomeje kwicwa, Abanyamurenge bakomeje gukorerwa jenoside umunsi ku munsi. Ibi ngibi biri gukomeza kugenda bibabaza abantu, ibi ngibi biri gukomeza kugenda bituma M23 irya karungu. Ibyo ngibyo uyu nguyu umuvugizi wa M23 ni Lawrence Kanyuka yaje kuba abitangaza, avuga ati koko ati si ngubu twavuga ko idoha muri Qatar twe twagiye kumara yiki. Ibya Amerika byo kwa 27 z'ukwezi kwa gatandatu ari amasezerano yasinywe yo kugarura amahoro cyangwa se aganisha ku mahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byo twavuga ko byamaze no gufeiringa kera, kuko na Ambassadeur Olivier Nduhungira yavuze ati ni gute ushobora kumbwira ngo tumaze gusinya aya masezerano, none ubutegetsi bwa Kinshasa burimo kuzana abacancuro b'Abakolombiya bayobowe n'uyu munyamerika witwa Kedini Prince, barimo kugura indege. Murabyibuka bagura indege z'ama-CH4, amadrone amwe yagiye hehe hano mu Burundi ku kibuga cya Melchior Ndadaye, nkuko twagiye dukomeza kubigarukaho. N'abasirikari benshi bakomeje kugenda boherezwa mu bice bigiye bitandukanye, harimo za Karemi naho za Tanganyika, aho se za Uvira. Bati ibi ngibi ni bigaragaza ko Kisekedi arimo kwitegura intambara, adashaka amahoro. Nyuma yaho gato twagiye twumva ko Uburundi nabwo bwohereje ingabo zirenga 500 hariya muri Kongo. Abangaba rero nibo bagiyemo abaturage b'Abanyamurenge hano za Rurambo babiraramo, barabacucuma. Ariko icyitwa Amadubu nacyo ntago cyoroshye, ubwo nitwirwaneho baje kugira gutya nabo babiraramo barabapasagura, ngo bamwe babuze aho bahungira cyangwa se bashushukanye birukatse babuze aho bahungira, berekeje bagiye bahungira mu kiyaga, akaba arimwo bagenda bakagwa. Abandi babaye ibimuga, amasaso yabatobaguye, imbunda za bari barimo gukoresha nshyashya, noneho ni nshyashya ntabwo ari ibibunda bishaje, bagiye babisiga aho ngaho nkuko bagiye babyerekana. Ibi byose rero ni bigaragaza ko hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yewe aya mahame y'amasezerano azagenderwa ejo bundi kuri aya ngaya azasinyirwa hano muri White House. Ibi ngibi byabereye hari Washington DC kwa 27, yewe n'ibyabanje, yewe n'ibindi biganiro byose byagiye bibaho i Rwanda ku cyicaro gikuru cya AU, yewe ari byabereye i Nairobi, ari Dar es Salaam, se hehe si hose. Navuga ngo ibi ngibi byose ni zero waka. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibi ngibi ni zero waka, ntacyo bivuze. Ibi ngibi ntacyo bivuze. Dore nk'ubu ngubu amakuru atugeraho cyangwa se dufite aka kanya nuko Rucuru intambara imeze nabi. M23 ihanganye na coalition ya FARDC barimo kurwana.
koalisiyo ya FARDC yo tuvuze Wazalendo, Mayimayi, FDLR, Barunda, Babirigi, nizo nabo bameriseneri bose bari kurwana. Mu minsi yashize n'ubundi higeze kuba havugwa intambara, bavuga ko ngo bagomba ngo kwisubiza bino bice bya Kivu y'Amajyaruguru, cyangwa se no muri gahunda Perezida Felix Tshisekedi afite nuko bagomba kwisubiza kino gice cya Goma bakisubiza na Bukavu. Subwo nuko ngo ni Kivu zombi muri rusange. Ibi biteroro cyangwa se utudutero shuma twa hato na hato M23 imaze iminsi iri gutabaza ivuga iti nyaboneka dore murebe bari kudutera, twebwe icyo tuzakora, Lawrence Kanyuka yarabivuze, twebwe icyo tuzakora tugomba gusubiza inyuma ibi bitero tukarinda abaturage bacu. Ni mu gihe Patrick Muyaya we avuga ko ngo M23 igomba kuva ngo mu bice yafashe, ngo hanyuma ngo bagashiraho ngo abayobozi ngo bashyashya, ngo hanyuma M23 ikayoboka. Cyangwa se ngo rero ntago bavuga M23, bavuga RDF M23. Ibintu rero ntago byoroshye, bikomeza kuba bibindi. Sinzi aho ibintu bizagarukira, njya nkunda kubivuga aho bizagarukira simpazi. Gusa reka dukomeze dusabe Nyagasani, ariko ikiriho cyo nuko iyi ntambara nta kindi kintu kigomba kwirangiza uretse kuba habaho kurasana, hanyuma uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukamanika abako rukavuga ruti ndemeye M23 iransinze, cyangwa se mo kimwe M23 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikayikubita nayo yarangiza ikamanika amaboko ikavuga iti ndemeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iradutsinze reka tuyoboke. Ariko bavuga ko ibice bafashe batazigera babivamo na rimwe n'umunsi wa rimwe, ko aho bari iwabo. Ibi ngibi ari amateka y'abakoloni, sazingiza abayobozi navuga ngo ba Kinshasa bakomeza kugenda benyegeza cyangwa se bashingiraho ariko bidafite ishingiro. Abasirikari rero b'Abarwandafone cyangwa se Abaswahilifone nkuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukunda kubivuga, cyangwa se abafitanye isano na Joseph Kabila kuva yagera hano muri Kongo, bamerewe nabi, bari kwicwa umusubirizo, bari gufungwa umusubirizo. General Masunzu mumaze iminsi mu byumva ko yamaze kuba yahindurirwa imirimo, hanyuma murabyuka ko Chiwewe Christian, General Chiwewe Christian yaje kuba afungwa, n'abandi benshi cyane tutagarutse, benshi n'abandi bamaze iminsi bari kugwa muri gereza. Abo bose ngo byamaze kuba bivugwa ko bari bashaka gukorera kudeta uyu nguyu Perezida Felix Tshisekedi, ariko ararusimbuka. Niba byibuka neza, Patrick Muyaya ni Minisitiri w'Ubutabera, nubwo bwose yaje kuba izi nshingano azikurwaho nyuma yuko amaze gushinjwa kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Uyu musore yaje kubavuga ko ngo Perezida Felix Tshisekedi amaze gusimbuka kudeta 100 zose kuva yagera ku butegetsi. Ibintu ntago byoroshye. Reka rero ngushimire, wakoze cyane ko wakomeje kubana nanjye, tuze guhura no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye bivuga kuri politike hano mu karere k'ibiyaga bigari. Nyagasani akomeza kurinde. Bye bye.